bakunze ibiganiro by'umugati w'ubugingo muraho neza, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye n'umutumirwa wanjye mu kanya ari basuhuze ababwira amazina. Shima Imana ko yaturaritse ikakurarikana, twizera ko tubigirana ibihe byiza muri kano kanya keza tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri Jehova Rafa. Ku bantu bari gukurikirana umuyoboro wacu, turi kuvuga ku mazina y'Imana. Jehova Rafa rikaba risobanura Imana ikiza. Nagira ngo mwakire ivuga amazina hanyuma asenge bite dutangira ibihe byacu. Murakoze. Mu mazina nkaba nitwa Mutako Letitia, nkaba ndi umumama w'abana 5 n'abuzukuru 4. Amashima Kristo. Murakoze, ndabashimiye. Amen. Senga kugira ngo dutangire ibihe byacu neza. Data, mu izina rya Yesu turongeye kugushima ubwira kandi ko kuri Imana ikomeye. Turagushimiye kubw'iyi gahunda kuko wari uyizi, itariki wari uyizi, amasaha wari uyazi. Turagushimiye ko twemereye kuba kuri uno muyoboro, turagushimiye ko twemereye ko tuba hano hantu kugira ngo tugire icyo dupartage bene data. Reka rero bane natwe utugirire neza, umwuka wawe abe ari watugenga. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye. Amen. Amen. Kazungu, ndishimye kubona witabye buno butumire. Nabyifuje kenshi. Uya nta kiza mu gukorana n'abantu bawe bagufi. Abantu benshi batinya guhamya Kristo. Ndashima Imana ko wemeye butumire bitavunanye. Uva nkaho uri muto cyane. Nimwe ikindi gihe uzaduhamya utubwire ko byagenze. Ariko nshima Imana ko kuva umenye Kristo nagiye nkubona mu bihe bitandukanye, ariko sinigeze mbona umuvaho. Niyo mpamvu twaje kumuhamya uyu munsi. Nk'uko rero nababwiye tugiye kuganira kuri Jehova Rafa, bisobanura Imana igira gute? Ikiza, Imana ivura. Ariko mbere ko tujya muri detaye, indwara ya mbere umuntu agira ni igihe ataramenya Imana. Bibiliya atubwira muri Zaburi ngo niwo nkiza indwara yo mu mutima wanjye. Rero tuvuga indwara, ntuvuge malaria cyane, nazira zikiza. Turaza kubisoma cyangwa se izindi wabuzi, ariko ikintu tukwifuriza mbere ko tutarajya muri byinshi, wemere ukira indwara yo mu mutima, umurikirwe n'agakiza, umurikirwe n'Imana, nibwo uzakira indwara, ariko binyuze mu makondisiyo amwe turi buganireho. Reka rero dusome mu Kuva 15 umurongo wa 22, umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ikiza amazi y'Imara kurura. Mara yonyine ubwayo bisobanura iki? Kazungu, bisobanura kurura. Mara n'umurazi, kurura, gusharirirwa mu Kinyarwanda. Tugiye rero kuhasoma twihuse turasa ku ntego. Afite Bibiliya y'Ikirundi, ndasoma mu Kinyarwanda, nawe hafi ufite Icyongereza, icyangombwa nuko umenya aho twasoma. Haravuga ngo Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo. Kuvuga ngo bari mu rugendo. Ni ukuvuga ngo natwe dukijijwe tuba dufite Mose wacu. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana cyangwa se umulideri wawe spirituel, umushumba wawe, ngo bakomeze urugendo. Iyo twakijijwe nabigeranya ko ari urugendo rw'Abisirayeli, natwe tuba dufite ahantu turi kuva, dufite ahandi turi kujya mu ijuru. Rero mu rugendo hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo, agahura n'indwara, agahura n'ibimwica. Niyo mpamvu hano turi kwiga uburyo Imana ikiza indwara. Jehova Rafa. Amen. Ngo bakomeza urugendo. Ngo bajya ku nyanja itukura, bajya mu butayu bw'Ishuri, bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Tujya duhura n'ubutayu mu gakiza. Ese iyo dukijijwe bita birangira? Ese iyo dukijijwe nta butayu duhura nabwo? Icyo kibazo wakwibaza. Ngo bageze i Mara ntibabasha kunywa amazi y'Imara. Umuntu mu rugendo akenera amazi, akenera kurya, akenera kuruhuka. Ngo bahura n'amazi y'Imara kuko yaruraga, ngo nicyo gituma cyatumye hitwa Mara. Ngo abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Arababwira ati reka tube turekeye hano. Yafashe igiti akijugunya mu mazi. Kazumba, tubwire gato wewe ukuntu ubyumva hano muri uru rugendo, uburyo abantu bashobora guhura na Mara bafite n'umuyobozi ukuntu bikunda kutuberaho cyane. Ubu ni ubuzima dukunda kubamo. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukizwa ukakira Umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, hari aho uba uvuye, hari urugendo uba utangiranye na Kristo. Kuko uba uvuye mu rugendo rwawe wishira gukizana ukagenda uko ushaka, ariko iyo umaze kujya muri Kristo Yesu, ni ukuvuga ngo hari urugendo uba utangiranye na Kristo. Kuko nk'uko Kristo yavuze ati sinzabasiga mwenyine, nzabasigira umufasha ari we Mpwemu Yera, niwe utuyobora. Mpwemu Yera niwe ukuyobora aho unyura, aho wicara, ibyo uvuga, ibyo ukora, ariko iyo umwemere nabwo. Ariko birasabwa ko tumwemera akatuyobora. Rero Abanyisirayeli bumva bari bambutse inyanja itukura, bari bavuye mu butayu mu bugaragu.
ariko bamaze kwambuka inyanja itukura mu buzima bwa gikristo turabibamo nubwo tutabona inyanja hari ikibazo uhura nacyo ukavuga ati aha ndapfuye ndarohamye ndagiye ariko iyo uhanze amaso ijuru Imana iraza ikakwambutsa rero abanyisirayeli bamaze kwambuka noneho bageze imbere inyota baragira inyota ko ari bagenza urugendo rurerure bagize inyota bagiye kunywa amazi basanga amazi ararura ariyo mara yari mu rurazi mwinshi none bitotombera Mose no kuvuga ngo kwitotombera Mose ni nkaho kwitotombera Imana ati Imana kubera iki nakijijwe biragera mu gihe ukijijwe ukumva kwitotombera Imana ati kubera iki navuye muri ibi ko nari meze neza kuko none mu gakiza ndi guhura n'ibi ndabigenza bite duhura nabyo cyane urumva ugatangura kwitotombera Imana bamaze kwitotombera Mose icyo nkundira Mose ntiyigeze afata umwanya wo kubumviriza cyangwa se ngo afate umwanya wo kurakara yahise asenga atabaza Imana none amaze gutakambira Imana icyo yamubwiye yamweretse igiti afata cya giti agitera muri amazi avamo mu rurazi rero ubuzima tubamo ntabwo bisaba kwitotomba kuko umugabo ashaka kukugirira ikintu ugafata umwanya wo kumwitotombera nawe atari we bigusaba guhanga amaso ijuru kuko nta kintu na kimwe ndizera neza ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta kizo kumusabye wanjye namwe ibibanga nta kintu kiba ku muntu akijijwe Imana itakikweretse nta n'ikiba Imana itakizi kuko ni ku ijambo ritubwira ngo asanga uri ku ruhande rwacu ngo atugwanya ninde ntawe rero nabaye mu buzima bwo kumva ko nta kintu na kimwe cyaba ku muntu Kristo atakizi rero iyo akiretse no kuvuga ngo ntabwo ari kuzine yabakinkoreye siwe ahubwo simfata umwanya wo kwitotombera we ahubwo mpanga amaso ijuru kuko buri gihe inyishu yamihari kuko urumva ko igiti cyari gihari ntabwo yagiye kure igiti nico cyari gihari yarafashe igiti ashira mu mazi amazi arahinduka avamo mu rurazi barayanywa bashira inyota rero mu buzima tubamwo ntukareba umuntu ngo yagukoreye ikibi cyangwa yagutwaye ahantu hatariho birashika hari igihe umuntu akwemerera akazi akaba yagutwara akazi ntukabone none ukitotomba ati kubera iki yantwaye yambeshe ntabwo ari we hanga amaso ijuru kuko inyishu biraho rero tugira umwanya wo kutitotomba ahubwo duhanga amaso ijuru kubitubaho byose nibwo mari izava mu buzima bwacu nuko mu buzima bwacu ushobora gucika nk'aya mazi iyo twemereye sezo y'ubuzima bwacu kuza tukakira ibibi tukajya muri pozisiyo yo kutumvira abatuyobora cyangwa se umwuka wera hari igihe ubuzima bwacu bucika nk'aya mazi tugasharira umuntu akaba muri bitterness agasharira wenyine akabimenya n'abamugose bakagira gute bakabimenya ni ukuvuga ngo umuti warabonetse ni Yesu Kristo arahari kugira ngo akuzemo akuvane mu bwo busharire ijambo ry'Imana rivuga ngo umunezero w'iteka nizo mbaraga zacu ni rero kumvira umwuka wera kugira ngo uko gusharira wenda bishobora kuba atari wowe wabishatse ariko ukagera muri sezo y'ubuzima bwawe ibintu bikivuyanga akaza gusharira ukumva nawe ufite n'impamvu zo gusharira ufite n'impamvu zo kwitotombera abo muri kumwe cyangwa se Imana ariko igihe kirageze yuko umenya ko ari umuyobozi uruta munsi afite igisubizo mu biganza bye kugira ngo akugirire neza Haleluya niyo mpamvu hano dukomeje avuga ngo arabwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yawe ukumvira amategeko yayo ukitondera ibyo yategetse byose nta ndwara nzaguteza nizo nateje abanyegiputa ni ukuvuga ngo nose mabacisa umurazi ariko urasabwa nanone kumvira kugira ngo noneho ubwa bwiza bw'Imana buze ubashe gukira Imana yacu ni Jehova Rafa umuntu byabayeho ni Naomi byagenze gute Naomi yagize ibyago byinshi mu buzima bwe ushobora kudupartaje gato ukuntu byagenze tugahita dusenga Naomi ikibazo yagize yari umudamu ufite abahungu babiri n'umugabo ava mu gihugu yari arimo kubera inzara ahungira mu kindi gihugu nkuko wava ahura ukavuga ati aha nta kigenza reka mpindure njya ahandi Naomi ajya mu kindi gihugu nibwo yabuze umugabo abura n'abahungu be ariko abahungu bari bamaze kurongora nyuma nibwo yahise yumva ko yasubira inyuma kuko hari igihe tuba kuri Kristo ukumva umengo ibintu uri burabamwo hariho kuko iyo ukijijwe hari ifoto bufite yo kuba mu gakiza hari ubuzima ubona ko ugiye kubamo ariko none wasanga biri contraire n'ibyo watekerezaga ukumva wasubira inyuma muri bya bindi waruri benshi barasubira inyuma ibyo bihe turabibamo ugasanga wasubiye inyuma asuye muri bya bindi rero no kuvuga ngo Naomi nawe yavuye iwabo ni nkuko wava mu gakiza ukajya muri bya bindi waretse ahaburira umugabo ahaburira abana rero no kuvuga ngo isubiye inyuma buri gihe ubabarirayo kuko Satani abaguteze Satani abaguteze ntabwo akurekura
kuko abazi amasezerano yacu d'après tout abazi ati uyu ko agarutse reka mumareho ibintu sibyo mwicisha agahinda ariko Naomi ntabwo yigeze agumayo yashatse gusubira iwabo ni ukuvuga ngo gusubira muri Kristo nibwo buhungiro nta handi kandi yarahasubiye noneho aba mu buzima yashakaga abaho ubuzima bwiza cyane rero no kuvuga ngo birashaka ko tuguma muri Kristo kuko nta handi kuri iyi si wajya peu importe mara cyangwa ubuzima babamwe ari kuri kumwe na Kristo ibintu byose biraryoha amen urasubwa bwari mara yarafite n'impamvu zifatika ariko yafashe decision yo gusubira mu kibanza gikwiye yari yaraniyanze yita n'irindi zina ati nimukanyite Naomi ntabwo nkwiriye nitwa mara so nituzi imara yawe wenda ubuzima bwawe bwacitse amazi ashaririye mu mutima wawe no mu bitekerezo uyu munsi turaguhamagarira kumenya ko Imana ikiza irashaka kongera kuryosha bikaba bisha harukurira kwarira umuntu ugaca akabyukana ndora twiteze ibyiza kuko Imana idutekerezaho ibyiza turashaka kwibutsa ko Imana ihari ngo igukize sinzi uburyo ukomeretse sinzi uburyo ushaririwe ariko uyu munsi twagira ngo tukubwire natwe turacyari mu bugingo hari ibikidutera gusharira ariko nta mwanya tubiha igisubizo ngo ni ukumvira ijambo ry'Imana kugira ngo utaterwa na za ndwara z'ubusharire zikabyara n'izindi z'umubiri wari uzi ko stress itera n'indwara cyane hari abarwara za pressure kubera kutemera ijambo ry'Imana dukwiriye gufungurira umwuka w'Imana imbaraga z'Imana zikatubamo tugakira kuko Imana yacu ni Jehova Rafa reka dusenge kugira ngo umuntu wadukurikiranye yemere kwama ubuzima bwe bwongera gucika amara butaba amara ahubwo uba Naomi bukaryoha Naomi bisobanura ibintu biryoshye kugira ngo basengere turangize turamushimiye kuba partage mwami reka iri jambo mwami Imana uzafata umwanya akaryumviriza rizamubere mwami Imana irihindura ubuzima bwiwe reka mwami Imana wabonaga umururazi mu buzima bwiwe mwami Imana yumve kugirirwa neza yumve kuryoherwa ubuzima reka mwami Imana wari yarasubiye inyuma yongera asubire mwami Imana agufateho yongere mwami Imana yumve ko ari wewe wenyene mwami atawundi ashobora kumara umururazi afite reka mwami Imana ibyari byarashaririye kuri bene data bagiye kurikiranira ijambo mwami byongere bibe bizima byongere bibe byiza mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye data kubw'uyu munsi turagushimiye kubw'uyu mwanya turagushimiye kubw'iki kiganiro mwami ko turizera neza ko kizafasha benshi turizera neza ko kizakiza benshi erega mwami kubera kutumvira ari benshi barwaye erega Mana kubera kutumvira ibyo ushaka ari benshi barwaye indwara mwami Mana nk'izo ateza abanyegiputa reka mwami Mana izo ndwara mwami Mana bagiye barwara kubera kutumvira Mana zikire mu izina rya Yesu reka mwami Mana gukomera kwawe byongere biganze reka mwami Mana presence yawe yongere ikore reka Mana gukomera kwawe byongere bigaragare ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye amen amen bakoze cyane twishimiye ko ubutumire bwacu naho utaha urakoze cyane murakoze namwe murakoze